Ndizera ko muri mu murabona Liza ahantu yicaye. Liza salama. Liza. Meze bite? Ako se wambabariye singufatira umwanzuro. Wewe mfatira umwanzuro mwiza tuganire. Wambabariye singufatira umwanzuro. None tuganire twicara heza. Nuko mbona ushaka ko ngufatira umwanzuro. Tuganire twereka abantu. Siyaka hagarara. Nge ntago nshaka ko ureka ngo ngufatire. Nyine wishaka. Nye. Bakunzi bacu ni Liza the Shizo rimwe. Liza sende. Zahabu nshongore y'umusezo. Ego sema. Ego seda. Zongo zikibona ndebe. Hey. Muri lokali. Nabonye aka video ahantu ndavuga kabisa. Koko se. Nyamara biriya nabikoze kugira ngo narababwirije barafashwa. Utarafashijwe byandike muri comment. Nge ntago nubundi nigeze mbireka cyangwa ngo nkizwe. Ngende umukatolike mu buzima busanzwe. Hanyuma ibindi nashaka kwereka abantu bambreminga ngo nambara ubusa cyangwa se ngo sinkishijwe. Nashaka kubereka ko hari n'abantu babereka ko bakijwe ariko badakijijwe. Ni Liza ni zahabu gizunguze neza bareka aricyo uhere hazi kwa kundi usunde mpaka basi. Fresh sana. Ni icyawe cyangwa se icyawe? Ni icyanjye bwite. Akabutirimo. Nabirebe. Icyo nicyo cyawe. Uwo ni we Liza. Narabeshyaga kugira ngo ndebe ko abo bose banshishikariza gukizwa. Mbasha no kumfasha mu gihe ntarabona akazi nyuma yo gukizwa kwa akazi kanjye kari kuzunguza ikibuno. Nagira ngo ndebe ko nyuma yo kuba ndetse kuzunguza ikibuno nkaba nkijijwe ntarabona akazi. Nagira ngo ndebe ko hari abazamfasha. Papa wanjye yampaye igare ngo njye ndiryaho umunyenga. Niba nawe uzi kunyonga ndaguhaho maze utware. Cungana na fera amanuka nunanirwa ndaguheka. Njye sinima n'umunyenga keretse utazi kunyonga. Umuntu wampaye igare. Mfite amakuru kuba mu nzu y'icyumba na saro. Banakuita nani? Siaka manager from Danganya watu. Social media cyane abanyamakuru benshi bakoze gukora. Agari social media ni social media. Nacyo. Biterwa no umuntu aturuka agiye wacu ni mu mutwe. Ibintu ndabizi umuraje mu bikate. Tutabikata. Nta munyamutara uvuga ngo social media. Social media. Nagari social ni social media. Social media. Nagari social media. Nuko ibihe byiza aho dukurikiye kuri Kigali 150 nizere ko mumeze neza mu nce zigiye zitandukanye. Turabasubije kandi tubahaye ikaze. Ni Kigali 150 ni Umutako TV. Subscribe, like, share ndetse na comment. Tubibutse yuko mwabonye ikiganiro Liza arimo arashaka kurwana nanjye ansatira bikomeye, avuga yuko ngo nashyize ikiganiro ngo twakoranye ngo kitare cyare kuri senti. Noneho mpagaze kuri Kigali 150 mbyemeza koko ari byo, kuko nawe ndabimubwiye nimukenerera na audio nzabibabwiye muri rusange. Yarimo aranywa inzoga, yararimo aranywa isigara, niyo mpamvu mbivuze. Noneho ndabivuze n'uzabishaka wese azambwire muri kiganiro, amakuru yose ndabifite. Niyo mpamvu ngewe navuze ko naza gusenya inkuta zanze gusenyuka, ariko turacyakomeza tugira kugira ngo tugenda byinshi bigiye bitandukanye. Nimba naraje gusenya inkuta zanze gusenyuka, nimba narabaye umuvumbuzi nyawe nkaba superstar wa mbere mu kuvumbura, dore ko ngiye ntago nigana bo mu Rwanda, ngiye nigana umunyamakuru mwerekana musuzera ndi de promoter. Na magambo make mvuga nimo navugana nihuta. Liza yaransegariye ashaka kurwana nanjye, ariko mu kubaha igitsina gore naramwubashye, nanze kurwana nawe. Hano icyo nakoze yaranutse, yavuze byinshi. Mwarayibonye video yanyuze kuri Kigali 150. Noneho uno munsi naje magaza bwuma mfunze bukwasi. Noneho naje nagarutse nambaye indi myenda nambaye, kuko ino myenda nzahora nyibukiraho byinshi bitandukanye byo Liza yankoreye, ndetse na kameramani wanjye byamukoreye turabyibuka, n'ibikoresho byacu by'akazi.
byarahangirikiye. Dufite noneho handi yadusanze hari ikiganiro cyo kwakuye n'abandi banyamakuru, noneho ngiye kumutungura, ngiye kumuvumbura, byose ndabyerekana, ikiba kibe nzamwe umuti. Yabwiye abanyarwanda bose muri rusange n'abatisi yose muri rusange n'abagiye bamukurikira ati ndacyabikora, narababeshye, narabashutse, biriya nishakiraga indonke cyangwa amaramuko cyangwa amafaranga. Nzerekana ukuri kandi ukuri guca amaziko ni gushya. Nitwa Isiaka Manager. Aha turi muhara hirya gatoya nk'uko muhareba niho tugiye kugira ngo niho tugiye kumusanga kugira ngo twerekane byinshi bigiye bitandukanye byacu. Aha ngaha niho turi. Cameraman, ufate umugozi neza, ufate kamera neza, tugiye kuva hano tuguruka dite tumugaho. Siko bimeze, turacyara hepfo. Bakunzi ba Kigali 150 nuko bimeze. Sinjya nanirwa. Ndizera ko muri mu murabona Riza ahantu yicaye. Riza, salama. Riza, meze bite? Ako se Riza na mwebwe? ako se ni ndabantumye. Riza noneho naje ubushije barankubise, narabyemeye kandi igitsina gore cyubaha. Hari umutubwiye kuri hano. Ninde? Wicaye ukora iki? Ntabwo nshaka no kuvugana namwe. Turavugana. Riza bimeze bite? Indesi. Twabonye bagarutse uzunguza ikibuno, twemerere. Neza ariko nta Isiaka. neza nta Isiaka. Twereke abanyarwanda ukuri n'abatuye hanze y'ibihugu bigiye bitandukanye. Ukuye kuri Buri kimwe cyose mo barabibona no kuri kamera zacu. ikihese. Bagarutse ngongera kuzunguza ikibuno. Nyuma y'ubukristo yo kujya gusenga ugakizwa, wongera garuka. Ahurira he? Tukure mu maso tuganire. Isiaka. Ntabwo ndibuzimye kamera yanjye, sinza no kureka kuvuga, ndakomeza nganira na Riza ngo ni zahabu shongore y'iki ngo decision maker. Tatuwaje z'inkororire. Urabona tatuwaje, afite tatuwaje y'urufunguzo, afite tatuwaje. Egera hano hirya mwana, zose zikurura. Twaganiriye. Ntabwo nshaka kuvugana nawe. Reka tuganire, njyaho uzajya hose nzahajya, ibyo uzakora byose nzajya. Ntabwo nzajya. Ni minota 2 kubera ko wambeshye. Ntabwo nakubeshye kandi kuri kurivuga. Warambeshye cyane kubera ko ntigeze. Ibyo tubireke igihe cyatake ntabwo cyakigarutse, ibyo babonye ni ukuri. Ntabwo ari ukuri. Ujishe ibyangombwa utambaye n'ubusa. Ese waba Filimi zawe zigeze wambare ntaserera nawe. nushaka upfujya mu maso barakuzi kuri Riza. Hari umuntu muhuje ikibero. Hari umuntu kibuno nk'icya. Isiya, ntabwo wemera ko wambeshye. Ntabwo nakubeshye. Buriya rero ngiye ikintu kizakwemeza ko ndi decision maker. Nuko mfata imyanzuro. Wambabariye singufatira umwanzuro. Mfatira umwanzuro mwiza tuganire. Wambariye singufatira umwanzuro. Tuganire twicara heza. Nuko mbona ushaka ngo ufatire umwanzuro. Tuganire twereka Isiaka, hagarara. Njye ntabwo nshaka ko ureka ngo ngufatire. Nyine wishaka nyine waretse ko reka tuganire. Ihanganirize. Urasubire Riza. ntabwo wambeshye. Nitumara kwicara. Uretse ntabwo nicarana nawe. Ntabwo wambeshye. turi muri covid seko gufata nawe. Uyanza gufata. Wenda gufata. Kuko warambeshye. Ntabwo wambeshye se. Riza, kwemera ko umusitari. Umusitari Ishati yawe nyishwanya guze. Umusitari ni imbonera rubanda. Umusitari ni Imbonera rubanda. kuba ari imboni ya rubanda se bivuga ko ugomba ibyiza berekana barabishima. Erekana ibyiza. Ni Kigali. ibi binerekanye n'ibihe nabyo. none se kubera icyo ushaka kunyinjirira. Nagaruka kwinjira. Dusanze hariya ahubwo tuba dufite amakuru. Muntungura nkande. Tubari tuganire nagaruka gutungura. Nyine muntungura nkande. Reka kununga iyo mikoro yawe ntayivuna. Nayishyize hasi. None se ko nayivuna. Uzi ikintu nashaka kubaza? Nkwemeze. Oya. Nkwereke ko ishusho. Kwereka abantu
bayibonye kandi ikirenze iki ngiki nanakuvuna ndabizi kuko nyuma y'icyo gihe nibwo ngufashe ubu rero se ngufate se wambabarira nyine ngufate igitsina gore cyubaho ese isi yawe ufite ingufu oya nazo mfite urazifite se oya nazo mfite mbikwereke se ko nanizo unafite tuve hano ndashaka ko njye nawe duserera tujye harahirya ndumva nakwica oya mbabarira ariko nyine Imana nizakoza amaraso y'umuntu ahubwo avuga ngo nuko muri ako nanagukoma mbabarira subizi mbabarira ndakwinginze subizi igitsina gore cyubaho nkwemeze se wakihanganye isiya kuki wamenye ibikuta nzabisenya nyine ndakubaza kuki wambeshyeye ukanamenyera kuki se wamenyereye none se isiya ushaka kumenyera urabona njyewe reka no kumfata mu gatuza ngana nawe nyine ngana nawe ntago nakurekura ushaka ubundi uta cyangwa ngiye nkuru nanabishatse nakumena undusha ingufu se nkumene se Imana tuzakubaza ko wankubise cyangwa wamuhoye bakunzi bacu ni Liza the Shizo Liza sende zahabu nshongore y'umusezo ego sema ego seda muri lokali nabonye video ahantu ndavuga kabisa koko se dusubiza manager wa hari hose lokale se ngiye manager we ninde lokale ngiye nkina football manager we ninde tumusuhuze maratira muri kamera musuhuze Liza manager nimba wemeye kumuvuga musuhuza umva nkubwire isiya sinshaka no kukubona mbabarira basi wirengagize ibyabaye byose vuga ngo wirengagize ko nakubeshyeye Liza reka kubera ko ibyo washatse kugaragaza Imana kubera ko ibyo washatse kugaragaza hari akantu nabonye vuga ngo tuma turaganira hari akantu wavuze ngo muri video nabonye ngo biraba byose mwabonye narababeshyaga twavuze gusa ishusho nashaka kugaragaza ni ihe shusho ashaka kugaragaza ndashaka kugaragaza ko hari abantu biyambika agakiza kandi batakambaye cyane ko nabwirije bagafashwa ari wowe ngo ndi no kuganira nawe mwana njye ntabwo nigeze nkizwa ahubwo naberetse iyo shusho kwagitinga yerekana ko hari umuntu wambara umwenda mwiza isiyaka bakunzi bacu katiye kuganira na Liza zahabu nshongore y'umusezo the Shizo make wamubonye atambuka nka yanka y'inyambo yandi yo mu mutara Liza ufite mu kanwa heza n'amazi uri mwiza n'amazi Shadiba kurusha ubwiza Shadibu wahehe ku mbuga nkoranyambaga kuri Instagram wa mukobwa mwiza cyane izo mbuga ni akarere ni umurenge ni social media ahantu abantu bose social media nzi social media na social media man isiya nta kintu cyanzanye kirenze ntabwo nigeze ngutumira kubera icyo unyinjirira nta nubwo naza kubera icyo unyinjirira nzaza hari uwamamagara afite amakuru unyinjiriye urambeshyera ibyo ntakoze uyu munsi uranyinjiriye njye ntabwo nzananirwa njye mvuye mu kazi kanjye nanjye hari umuntu akantu kugira ngo nishe inyota gute unsanga aho ndi hose umbaza iki nkaho wansanze bwa mbere warambeshyeye bwa mbere ntabwo nabeshye warabeshye abadukurikiye tubibutse yuko ari Liza zahabu ubu ngubu yagarutse azunguza ikibuno uravuze uti mu minsi mike uravuze uti hari igihe umuntu yambara umwambaro mwiza kandi indani hari ibyo yambariye ariko nubwo ibyo byose byabaho warambeshyeye ntabwo nakubeshye warambeshyeye Liza warambeshyeye ikintu reka nkubwire isiya ntinya indwara bihagije ku buryo na grippe iyo nzirwaye mbura amahoro kandi indwara zikomeye indwara asima indwara sinezite ariko kuko nzimenyereye ndihangana nubwo ntawumenyera ikibi ariko nubwo uko byaba biri kose nubwo bwose nihangana na grippe buriya imfashe bintunguye ndahangayika ariko isiya
warambeshye ndababara, byemere ko wambeshye. ndwaye ntundwara Ndakurwaye njye ndi icyorezo. wese uri indwara. Musaza wawe ndi umuvandimwe wawe nk'uko Musaza wanjye duturuka kwa Adamu na Eva. ntukanabe musaza wanjye. Hari abantu benshi babonye biriya biganiro babyibazaho cyane ariko ubwo batangiye kumenya ukuri. Batangiye kumenya ukuri. Ese Isiya Uracyazunguza ikibuno. Isiya urashaka ko tuganira? Turimo kuganira ku buryo wagarutse, uburyo wagarutse. Biri riyo wemera ko wambeshye ntubyemera. Waretse tukaganira ku bindi. Ndashaka ko tuzatumira itangazamakuru nk'uko wowe muri aka kanya ukeneye kumbaza, reka mbanze nkubaze, wemera ko wambeshye cyangwa ntabwo ubyemera? Liza bazi kuri kamera urabyemera? Liza naramubeshyeye ariko reka twiyumve. Ese nyuma yo kuba wemera ko wambeshyeye ushobora kunsaba imbabazi cyangwa ushobora kumva ko bakunzi ba Kigali 150 ku byo mwabonye byose mbisaba imbabazi, ariyo mpamvu byo mwabonye bya mbere twaraserereye na n'ubu ndaje turaserera, ariko ngewe hari ibyanzanye bindi naramubeshyeye. Urambabaye nk'uko wabibwiye abakunzi bawe n'ubundi ndabyemeye, ariko reka nitaba umugabo wanjye arankeneye, niba nanamwitaba kuri kamera nabyemera. Wibe nakubuze nyine, hari ibyo nashaka kubwira ariko ubundi imbere ya kamera. Sheri waretse kundakaza, urambwiye ngo ko haje. Okay, reka nkore rero, ubwo ninsoza urabona nkuvugishije bebe sibyo? Ndasinkunda shabara nubwo ndi kwinywera akantu nyine k'agacupa, ariko nyine ndihanganye. Isiyaka undi ngomba guhibye niba untunguye ubundi imbere ya kamera, ariko n'ubundi ndabizi uzamumfasha. Aha na Kongo ni Burundi uzamumfasha. Sinagusabye imbabazi. Byarabaye byanarangiye. Urashaka kunyisha n'umugabo wawe. Muzanyice mu ntekerezo zo kubitekereza. Mbonye ukuntu nkwema inkweto kugira ngo mpangane nawe. Ariko navuga umwana n'umutegarugori bubahwe. Muri mama wacu. Ngaho turi kuri Kigali 150, ni Liza, nitwa Ishyaka Manager. Liza, niki cyatumye wongeye kugaruka uzunguza ikibuno nyuma yo kwerekana ko wakijijwe ukabagarutse uzunguza ikibuno? Habaye iki? Wanyuze muri byinshi byo bitandukanye. Nashaka kugaragaza ko nubwo bwose wambeshyeye, njye nashaka kugaragaza ko buriya niyo nshaka kwigaragaza ntabwo we wari kumfata, nta n'undi wari kumfata, kuko nakoranye n'abanyamakuru benshi rimwe na rimwe bakajya banangwa gituma ariko bagasanga ndi mu masengesho. Ngena basanze mbarenze. Ntabwo barenze kuko nta kuri watanze kwa nyako. Okay, twikomereze. No kuvuga ngo njyewe nashatse, najyaga nkora ibiganiro abantu bakanshiraho comment nziza nyinshi, abandi bakanshyiraho comment nyinshi ziruta nziza, mbi ziruta nziza. Rero kuba baranshiraga comment mbi nyinshi kurusha nziza byatumye mpitamo kubereka ko bitewe na comment banshiraho nicyo zivuga. Hari umuntu wavuga ngo Liza yambara ubusa, ugasanga bigize ibintu byatari. Ugasanga umuntu umwe agize atya aravuze ati Liza arirya, ugasanga bigize ibintu bya danje. Ugasanga umuntu aravuze ngo Liza ngo ni mubi. Nashatse kubereka ko hari benshi bagira imyambarire myiza itandukanye n'iyanjye, bagira imyifatire myiza itandukanye n'iyanjye, bakora ikintu bita ivugabutumwa abandi bakanafashwa, ariko nyamara atari ko bari. Washatse kwerekana iki? Njyewe bari banzi mbere yuko biriya mbikora, mbere yuko nitwa ngo ndakijijwe.
nyamara biriya nabikoze kugira ngo narababwirije barafashwa, utarafashijwe abyandike muri komenti, ni ukuri nzamubwiriza nawe. yafashijwe ku byo wabwirije cyangwa ku bibi waberekaga? Ku byo navuze, ku byo nabwirije, ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere nabwira abantu, umuntu wa mbere wafashijwe kubera uburyo nabibwirijemo, ambabarire niba ari uwafashijwe agakizwa. wabwirizaga hehe? Ni henshi cyane. wabwiriza ibibi byawe? mbwiriza ibyiza byanjye nyuma yo kuba narasezeye kuzunguza ikibuno nkasa nkaho nkijijwe. ukajya mu rusengero uri kumwe na shangazi Jeni na bamwe mu barabaye mu bibi, niho wakirijwe bwa mbere, niho twakubonye mu rusengero? Ntabwo ariho nakirijwe bwa mbere. shangazi yatweretse muri mu rusengero barimo barabasengera abapasiteri. Ntabwo mu rusengero bambika umuntu amapingu kugira ngo yinjiremo. Ni umuntu wijyanayo. Naho ubundi by'umutima, iyo mu rusengero nza kubona arajyanyweyo n'umutima, haba harimo abantu benshi babonekerwa, bakabaye baravuze ati Liza wowe reka kubeshya. Niki cyaguteye kugaruka noneho urimo urazunguza ikibuno, mu kanya uraza kubitwereka? Niki cyaguteye kugaruka uzunguza ikibuno? Njye ntabwo n'ubundi nigeze mbireka cyangwa ngo nkizwe. Njye ndi umukatolike mu buzima busanzwe. Hanyuma ibindi nashaka kwereka abantu bambreminga ngo nambara ubusa cyangwa se ngo sinkishijwe, nashaka kubereka ko hari n'abantu babereka ko bakijijwe ariko badakijijwe. That's why nafashe umwanzuro, nkafata umwanya ko ngende decision maker ndi nyiri imyanzuro. That's why nafashe umwanzuro nkavuga nti bari abantu reka nanjye mbabwirize bafashwe, ariko nyuma mbereke ko ntakijijwe, babashe kumenya ko na benshi babona bababwiriza bagafashwa, bagomba kubona ibyo bababwira, bagomba kumva ibyo bababwira, batagomba kureba ibyo bakora. Ni ukuvuga ngo barebe babandi bafata abantu bakabapakira mu nzu ari nk'igihumbi, bakafasha abantu, bakabagaburira, bakabasabiraho ubufasha, babone ko umuntu ashobora guhamagara akubwira ati, umuntu ushobora kumuhamagara kubera ibyo wabonye, ariko ukamuhamagara wizeye ukubiri, wizere ko ibyo avuga ari byo cyangwa se wizere ko ibyo avuga atari byo. Ku ruhande rumwe ahanini wizere ko ibyo avuga atari byo. Mu ijambo hari akantu shangazi avuze ati njyewe abatandukiriye inzira nziza nabajyanyemo bakayitandukiye, Imana izabagaragaza umunsi umwe. Ntibyaba bitangiye kubaho? Ibyo shangazi yavuze njye ntabwo byangeraho kuko mu batandukiriye ibye sindimo, kuko njye sinigeze njya muri lokari. Ikindi navuga, njyewe ntabwo Imana ingaragaje, gusa nayo ibishatse yangaragaza. Wowe wigaragaje kandi ingaragaje y'ubwayo, Imana yonyine ubwayo ingaragaje, nta n'undi muntu wazifuza kongera kundeba nyuma yo kundeba Imana yangaragaje. Ahubwo njyewe nashatse kwereka abantu ko nagarutse muri njye wa nyawe, nanabagira inama bareke kubona Liza utari we wa nyawe. irire nta kibazo. Ndirira ko nkwiye ibiryo Kuri Kigali 500 turategura ariko turumva. Ariko Liza, si byiza, urabona turi inyuma y'igikuta, ibirimo hano ntabwo tubizi, tugisenye kwerekana ibirimo indani hari koze twadukoze. Ibintu ni bibiri, subiza yego cyangwa ibi birahari cyangwa nta kibazo gihari? kweshyira ibibazo kimbajije. Data nkubwira impamvu niko baje. Ugisenye utubona ibirimo indani mu gikari, ariko nkatwe icyo nabo twamenye biri. Rero kugira ngo ugisenye bitewe n'imbaraga wacyubatse yashyizemo, ntabwo wagisenya. Ntabwo wagisenya atarabasha gukuraho. Nk'urugero ushaka kugisenya utiteye kubiri buze nyuma, nubwo wazana breakdown, iki gipangu wagisenya ngo ukirangize ku buryo ugeraho ibyo ushaka kwerekana biri nyirabyo atarabihisha. nshatse kukubwira mu kazi nkora ko ngomba kuzanerekana ukuri kugaca mu ziko, ariko ni gushya kano kantu katakuri
nta kuri bivuga ngo nta kuri ukuri kose ugerageza kwerekana wowe nk'umunyamakuru nyirako nk'umusitari aba yaguhishe mbere y'uko wowe ukwerekana. Liza hari umuntu wambwiye ngo ariko biriya Liza mwe mubasha kumugeraho kiriya kibuno ni iki njye namubwiye ati ikibuno ni icya Liza arambwira ati reka reka azabitwereke ibyanyabyo bro wankatiye nkabanza nkirira banza umukatire umuhake mukameze neza turi kuvuga ibintu rwose nkavuga ndi kurya umukobwa mwiza kandi uryoherwe wongere nimwe Liza ndagira ngo umwereke uburyo wazunguzamo ikibuno cyagiye imbere utarajya kwigisha abantu uburyo bakizwa bereke nimba gigititira neza ikibuno rega ntabwo nibagiye kukizunguza. ni Liza ni zahabu gizunguze neza barebe ko ari cyo uhere hasi kwa kundi usunde mpaka basi zunguze nuko zunguze giti gisenyi Liza nkomeza bite fresh sana ni icyawe cyangwa se icyawe ni icyanjye bwite ni icyawe bwite nta shashi irimo nta kabutura irimo nabirebe icyo nicyo cyawe uwo niwe Liza decision harya ni decision maker nyiri imyanzuro ariko sundi ko mbona ino ntebe yanjye irimo irambangamira amakuru y'igare ryawe amakuru y'igare ryawe nirari rwamuge mu kanya rimeze fresh nirari rwamuge mu kanya ariko ntabwo baryita igare bamwita gentleman ati gentleman unyumve neza cyane rwose. Liza so ufite abana babiri ahubwo baziye rimwe n'imanga nyanga nanjye narabyaye mana njye kubyara izindi manga icyo nkwangira no kwambeshya icyo nkwangira si uko uri umuntu cyangwa se kuba warabyaye impanga. hari indirimbo baririmba ibyo nkubwira ni ukuri nagara amareshya mugeni abandika muri commentaire umwanya ni uwawe ukuri kose hanze ikinyama cyose hanze ntabwo wigeze uvugisha ukuri kuko iyo nshaka kugaragaza ibyanjye wowe nta nubwo wari kubibona. nagiye gukora mu kiganiro mbona isigana mbona Primus mpita mvuga haraje hasi nari ndi gushutinga filime yanjye filime yahereye urabizi ko wansanze kuri set ntabwo yaheze ahubwo iracyakomeje ndacyashaka kwerekana inyungu y'umunyabyaha igihombo cy'umunyabyaha n'inyungu y'umukristo. hari ibintu bibiri nabonye Liza barimo baramutabariza nabonye ku kinyamakuru kimwe barimo baragutabariza ngo uburyo ngo urwaye ngo bikomeye ngo ugiye gupfa urimo urasaba miliyoni n'amamiliyoni indwara yaje kwikiza mu izina rya Yesu ni amasengesho y'abafana bawe cyangwa aratwiga kugira ngo ukomeze ibonere ifunga. narabeshyaga kugira ngo ndebe ko abo bose banshishikariza gukizwa mbasha no kumfasha mu gihe ntarabona akazi nyuma yo gukizwa kuko akazi kanjye kari kuzunguza ikibuno nagira ngo ndebe ko nyuma yo kuba ndetse kuzunguza ikibuno nkaba nkijijwe ntarabona akazi nagira ngo ndebe ko hari abazamfasha. ushiduka ubona nta n'umuntu urwaye inote y'ijana hari abamfashije bahagije ariko mfata umwanzuro wo kumva ko ngomba kubasubiza amafaranga yabo. ese ubu wabona amafaranga umuntu aguhaye ukayamusubiza koko nkawe nzi umuntu ukunda kwinywera amazi ashariye ari mu mubiri mbitwaye iki se nabyo ushaka ntabwo ngenge n'iby'ubusa nabyo ushaka nk'ibiti urubishaka njyewe ndabishaka no ntabwo njya n'iby'ubusa simbishaka ariko mu busanzwe ku igare ryawe urabishaka ni igihe cy'umuntu ufite igare atahora ari umunyonzi. Liza abana bawe babona ibi ngibi ukora inyungu ni iyihe kuri bo cyangwa igihombo dore ko by'abana babiri bizaterwa n'igihe tuzaba tugezemo bamaze kumenya ubwenge. uzavuga ati bana banjye biriya nashakaga kugira ngo mbone imibereho yanyu
cyane nshobora kubibabwira cyangwa se nkabasobanurira uko biri bitewe n'uburyo babimbajije bitewe n'igihe bagezemo. uramutse ubonye igishobora umuntu akaba yativa mu byo urimo ufata 100 ucuruza agataro cyangwa utereke inyanya hariya ku muhanda n'amakara hariya uve mu byo urimo ntabwo wabyemera. tugane wisanze ariko naryo nta kibazo wisanze Mbiterwa. ari ngombwa nyine ngo uve mu kuzunguza ibibuno uvuge ngo ni mwiza ubwiza kuko burashira bukagenda ariko ugakora ibintu biri mu nzira nzitajunguza ikibuno. Burya n'ubwiza bw'umugore kera mu muco wa kera twe tuzi ko bumwe n'umugabo we kuko kwikwiza ni byiza ngo agapfundikiye gatera amatsiko ariko ubu ngubu nsigaye mbona gahora karanga yabizi Nkawe se ku cyagapfundikiye ko nzi ko uri umusilamu, ku cyagapfundikiye kagutera amatsiko n'akadapfundikiye kakayagutera, ubu buri iki kugira ngo amatsiko haboneye ku gapfundikiye ashire kurusha uko wayaboneye ku kadapfundikiye. kagapfundikiye naragashatse ndagahiga nkirukanka abona ko kambyara impanga turi ko gapfundiye ko nakwanditse wubahwe niba ufite impanga. biza intego ufite ni iyihe mu kugenda uzunguza ibibuno uburyo wagarutse ni iyihe ntego? Ni gushaka amafaranga ni ukuba umusitari cyane ni iki? Ndi mu kazi ngewe, umuntu wese uzakenera kuntumira ngo muzungurize ikibuno cyangwa se mukorere massage cyangwa se muririmbire live cyangwa se muzungurize ikibuno nk'uko abishaka, nimero yanjye agomba kuzayimpamagaraho, telefone yanjye igendanwa 0788 72 38 58 0. kugira ngo uzunguze ikibuno ubundi ukomeze wamamare ikofa yibiki bihanga igihe umurimo wo kuzunguza ikibuno cyane. ugati Imana yarakoze ko yaramaye ikibuno mbaje kuzunguza kandi cyoroshye. Mbibwira buri munsi n'ubu yarakoze rwose, Imana ihabwa icyubahiro. Liza ntago ari ukuzunguza ikibuno uri n'umuhanzi uheruka gukora mu muhogo ukaririmba gusa se kamanze nkwereke umare inyama unicare neza ubundi wongere uhogoze. Ni Kigali 500 subscribe like share ndetse na comment muzandike muri za arazisoma ariko ajya avuze ko ngo mwamutuka mwamushima ibyo ntago abyitayeho ngo I don't care ntago bikeneye nta na kimwe ariko birababaje biteye n'agahinda sibyo rata banzu riri mutara ry'ikirayi agahinda gafite wowe nka musaza wawe iyo nkurebye ndababara. wowe ntabwo uri musaza wanjye ariko akuzaze nk'akazi kuri Kigali 250 bajya bakubita ngo 200 ureka kuzunguza umpaye akazi nkande nawe uzaze nkagwenge nguhemba mu rugo iwanjye ujye ukora pawo z'ibyombo akabara Venantia ntabwo nakora unoze ibyombo reka jewe manager. ubwo rero niba utagakora ahubwo uzandagira undi mwene wanyu wahobagiye nkawe. twese twasomeye iduhe nzana muri kino kiganiro nasomye iduhe turicaye turanezerewe turanatekanye nakubwiye ngo ibi ngibi ni imiherezo ryabyo ni ntago ari ngombwa ko urimenya. Ndarizi n'Imana irarizi ariko ushobora no kuzarihindura. njya numva uvuga imirongo yo muri Bibiliya ariko nanjye hari umurongo nzi ariko ni muri Korowani wenda nshaka kuvuga n'ubusobanukiro ariko baravuga ngo azabu dunia filiyahera ibyiza byawe byo wakoze byiza uzaba kuri iyi si ubonye ibyiza wakoze cyangwa ibibi nujyana mu ijuru bya byiza n'ibibi uzabibona. wowe ni ibihe byiza urimo kubaka kuri ino si? Uwo murongo ntukawusome muri Korowani kuko uwo murongo ntago uburyo amenyo yawe ateye ntago akwemerera gusoma uwo murongo kuko ntago uvuga neza ngo abantu bawumve. azabu dunia filiyahera ni ururimi rurimo rurakora mu nkanga ngo azabu duniya muzabonera ibigeragezo kuri iyi si ndetse no ku munsi w'imperuka. ndumva ufite amahabari ya danje ngo ibyo ntacyo mbiziho. abantu bagushyigikiye mu rugendo rwawe rwo kuzunguza ikibuno no kubeshya abanyarwanda babwira iki? abantu bagushyigikiye mu rugendo rwawe rwo kubeshya abanyarwanda no kuzunguza ikibuno urabagenera wowe buto hari ubangwa na bose
ko nzunguza ikibuno abikunde kubera ko mpari ngiye kukimuzunguriza, ari ukunda ko mubwiriza ubutumwa bwiza bw'Imana abitegereze ndaje mbimukorere kandi akurikira ibyo mvuga ntakurikira ibyo nkora. ngaho ukora mu nkanka ya ndirimbo yaryo bayitaga gute? Indirimbo ya ayizi singiye kuririmba bayitaga gute? Ntabwo nshaka ko nshishura kuko yumvise kenshi. Ibwiye abakunzi ba Kigali Magana Atanu kuko n'ubwa mbere dukoreye ikiganiro. Niyo mpamvu nababwira ati mwe mumaze iminsi mwarambuze. Nari nyimo ndabategurira. Ubu nakoze icyo bita titire y'ibitabo ndetse na titire y'ibibazo ngomba kuzambaza buri wese uzazuza. Isiya ndi intesha peti rwose nta mwanya mfite wo kuririmba. Liza, izo tatuwaje ufite ku itako ryawe no ku kaboko kawe risobanuye iki? Mama tugendane tubabereke abakunzi bacu cyane nibo duhahira ni nabo batuma tugera kuri ibi byose. Yitwa handitseho Ngabo, ahashushanyijeho gitari, ahashushanyijeho Scorpion, handitseho Emmy, ahashushanyijeho igiti, ahashushanyijeho handitseho Ngabo naho. Gira gutya aha ngaha. Hashushanyijeho Ngabo naho. N'ahandi hantu ari tatuwaje ku mubiri wawe. Ntabwo ari ngombwa ko mpavugaho uyu munsi. Eza ndabeza ko ntago ugira imboga siko wambwiye. Tubwira aha. No havuge okay mu cyongereza havuge. In my chest. In my chest. Mu gituza. Okay. Ahandi ni heri. Wambabariye ko uyu munsi uri mu gisibo kandi kubona ndi kurya kandi kubona nshonje, wambabariye ukabanza ukandanira idaku ukihangana. Ifutari. Turava hano tujyanye mu rugo mwiza mana ajya Fatuma yaritetse dusangire. Umwiza wa manager Fatuma wubahwe. Hejuru cyane. Assalamu alaikum. Wanyumvise iryo zina no mwiza wanjye sha. Nkuko nawe uri mwiza ba Hakucyura mutima utajya mwerekana. Ahita bamugutwara. Gentleman. Ameze nk'andirimbo Marina aririmba. Korora kazi. Saza no. Wakahe? Ura musaza n'umuje nibajye bamwerekana gusa aramuvuga. Tinya umusaza nyagaye ni yapfukanye agatera ivi mu minsi bagahita bamufukuza. Aritereye nde? Hari ikinyamakuru nashaka kwibuka nyamo nawe namubonye bari baratinda. Marina ndanamufana cyane. Wavuze ngo akora akazi kose kandi neza mbega umuntu mwiza, umusaza ni umujene. He do me every day in a better way. Liza, hari umuntu wigeze kukubwira ko ushobora kureba umurari? Icyo namusubiza ni ukumubwira ngo ndamaze. Biranamureba cyane sana. Turimo turagera ku musozo, ndashaka duhagarare hariya njye nawe bakitinga iminota 3 wabyina wanyonga bazi ukora ikiganiro twikiye hasi nyina. Buno bwakora kandi tunahicara ariko dukeneye kubanza kureba cya kibuno cyahuguje abagabo bose n'isi yose, ariko tutarahagera nta muzungu uraguhamagara ati wakizi cyangwa undi muntu wewe wampamagara wese aho yaba ari hose. Nta n'umwe ugomba kuntesha umugabo wanjye. uvuze ngo iki? Wampamagara wese aho yaba ari hose. None babwira ngo umusaza n'umuje rero harahe Rwamaze. Oya ahubwo reka ibyo ushaka mbigukorera hano kuko nta nibanga ririmo. Umva wakigije yemeze. Nashaka yareke. Baretse gato. Liza, uzi kuririmba iyi ndirimbo zigezweho. Tugiye kuririmba igare ya Mico the Best. Sibyo? Ngenda yikuririmbira. Yego twagiye.
papa wanjye yampaye igare ngo njye niryaho umunyenga nimara kumva umunyenga maze utware igare neza. papa wanjye yampaye igare ngo njye ndiryaho umunyenga, niba nawe uzi kunyonga ndaguhaho maze utware, cungana na feramanuka nunanirwa ndaguheka, njye sinima n'umunyenga keretse utazi kunyonga. Umuntu wampaye igare yambujije kugira ubugugu. ntabwo guriza agira. Reka tunarekera aho ngaho. Bakunzi bacu hari ibindi mushaka Liza, hari ibindi mushaka wavanye mwanira ameza gusa mube hafi icyo akenera ukimuhereze neza. Naho ngaho turimo turajya ku musozo. Hari umukecuru ubonye ikiganiro dukoranye cyangwa umusaza cyangwa n'abantu bakuru bagahita bavugira rimwe busa ngo toka shatani, abana ati Bikira Mariya uri mu ijuru. Abo ni bo shatani. Umuntu uvuze ngo toka shatani ngo Bikira Mariya wo mu ijuru. Uwo niyo myumvire ye. Iyo niyo myumvire ye. Izi bintu wabiritse Kubera iki? Kubera iki? Shimire kameramani wacu Dani arimo araguha customer care. Ibintu mbishaka. Hano dukora neza. Dukora neza se. Customer care ni twebwe abantu ba mbere dutegura kurenza abandi bama YouTubers uzi. Tegura. Ariyo mpamvu twazanye ngo ni inshongore. By'umusengo ariko ngiye nkubonye mbona. Ntago uvumbura ko ubaye uvumbura nawe ubwawe wakivumbuye. Hari umuntu wamvumbuye rimwe video ye ihitishya. Ansanze aha. Nawe ubwawe ubaye uvumbura wakivumbuye. Sinakuvumbura. Mushimire ko wamaye umwanya kuganira. Naduma wasomye ahubwo Anya rwa rwonge. Ntago ari urwunge, iyi ni skol. Inde muntu kuvuze Jezu. Liza baramuvuze. Shongore y'umusengo, nshongore y'abeza, decision maker. Ibi byose. Shongore y'abeza, shongore y'umusengo, decision maker. Uvuze ngo unyi imbere yaho. Ndavuze ninde muntu kuvuze. Uvuze ngo ya Marite? Ndavuze. Liza ntago ari umuntu wa Marite, ni umuntu w'ibintu bikonje kandi subiramo nkuko. Ndavuze ngo ntago ari Marite washitsera. Nkuko? Kumvuze. Subiramo nkuko bivuze. Simbivuze siko byo ndavuze. Liza. Sheri ntago ndinzanga mugenzi wawe. Ndavuze ngo iki kinyobwa ari maranywa. Si Marite yashitsemo. Ntago ari Marite. Ntago ari Marite. Ntago ari Marite yashitsemo. Urumva ni inzoga nya. Hari umuntu wafekeva kunywa inzoga nk'ingi. Mu buzima bwanjye rero busanzwe ntago nkunda umuntu ushaka kuncanganya nkaho ayampinduye inzanga. Ariza ntago naguhindura inzanga. Uri umustar. Ubigwana n'umustar hari ibintu byinshi ugomba kuba. Ari ntaho bihurira no kuba wamuhimbira. Sinzaguhimbira. Abo ngabo ukuntu twiyunze tugenda twerekana buri kimwe cyose nge nawe. Ndabeshya. Kandi nimba ushaka tubabwiza ukuri. Tuje tubabwiza ukuri. Ubuze ko utavuze ngo reka yeno cupa singereka. Ntaryerekana se. None kami ka muntu umutima. Ko nakuretse ukerekana ibyo ushaka, ukampaye nshaka, ukabyita ko wamvumbuye wowe ubwawe nubwo nanya ku muhanda. Wowe wamvumbura. Yego cyangwa wowe wamvumbura. Ariko mfite umuntu urimo kumpa amakuru y'ahantu uri bya. Hano cyananiye no kumenya aho utuye. Ntago wabishobora. Umuntu muturanye w'umuhanzi namusuze cyane. Umuhanzi witwa Zuena w'umuhanzi. Muraturanye Kimironko. Zuena twari duturanye imbere. Oya no muraturanye. No ntago tugite. Zuranye mene nzazi ariko maje umugabo yawe. Ran ntago oya nta kintu yagutwara. Mbwa ngo ngisaga nshaka kuzicashe ngo wa wundi. Nzaguha ibyawe nyine nureba nabi. Ni we nzaha. Uko warambeshye. Turategurire abakunzi ba Kigali 50. Dani tukababwirera kakana turashaka none kuzatuza mu cyumba cyanyu tukerekana munsi y'igitanda cyanyu. Ko munsi y'igitanda babitse byinshi bigiye bitandukanye. Umuntu wamenza abikorera niriza. Ntago nzabyi. Munsi y'igitanda cyawe turebe koko nimba ugira isuku cyane ugira. None amenye iwanjye
byonyine uzabereka abakunzi ba 250 ubundi abakunzi ba KGL 250 ni wanyami umurwa hagati Kigali KGL Sili niwereka abantu baho yuko ngewe Liza wamvumbuye aho ntuye matero uryamaho nubereka iwanjye nge nzaguha ishaka yose kuvumbura gusa tuzadora uzajya uhora umvumbura se kabiri kangaho umvumbuye buno bwa kabiri tubi betting imbere ya kamera tubi betting ngewe nzaza mu cyumbi wa gusa icyo nazakora ikintu basezeranyije nimasanga abana sinzabereka kamera sinzabashyira kuri kamera tubi betting mfite amakuru kuba mu nzu y'icyumba na sara banakuita nani? Siakamana Jafromu. Danganya watu. Wezi nikadanganya. Lekada. Niko hapa juu ya wafa. Gosema lekada. Chumba na Kasbilemo. Mwanyumba moja na Bilemo. nataka kuja Kasbilemo. nataka kuja kwako. Kasbilemo. Chumba na Kasbilemo. Kokas ekada. Sinsets. Chumba na saro cyo rizabamo bro. Namwe bakobwa namwe icyumba na saro nzaha. Koko se. Hase karyama hasi tuzabyerekana. Unababeshya koko muzabifata mute. Bazambonemo injajwe. Basi ntuzajya hatari iwanjye. Zazi wawe nakwerekana. Kuko ndakuzubeshya nk'inzozi. Ugeze kwakinira filime. Iwanjye. Filime yawe yagumye kuri episode 2. Ntabwo ariho yagumye. Tutanonye kwana. Nuko ntarabona umwanya wo gukomeza. None sibyo mvuze sibyo. Ntabwo ari ibyo uvuze ari byo. Kuko iri kuri episode 3 ejo iyindi nayikinnye ejo bundi. Imaze no kurebwa n'abantu benshi ndakeka. Ariko mu nzu y'icyumba na saro. Ntago mba mu nzu y'icyumba na saro. Kuko uri amafaranga menshi wazagiye. Ntago mba mu nzu y'icyumba na saro rwose uranambeshye. Ukigira kwa shangazi. Aho rubeshyira umutubuzo. Nanibagira umuntu hamwe ngo Liza ni umusire kwene. Nibyo utandukanye na Shadibu na Kate Bashabe na Fofode. Nkombe intoki rwose nda. Tuno tunyama twaniryoheye. Tuzagura ihene tuyirire hano tutaje no mu kiganiro kugira ngo nge nawe duseba cyo Imana ishina nzi ko tutazicara. Ni ukuri muzamba bare mungurira inyama ndazikunda. Zabikoreza ndabikwemerera. Sawa rero turangizanye komeza. Turashoje ikiganiro. Gira ubutumwa usigira abafana bawe abagufata neza no gufata nabi. Abamfata nabi ibyo birabareba, abamfata neza nanjye ndabakunda. Commentaire ujye uzisoma. I don't care. Uwifuza kumvuga nabi, uwifuza kumvuga neza baratandukanye. Wijute kwanza wumve ko ari sawa cyangwa bakuzanira amazi. Utaba urwaye covid ukayinera ariko twisize sanitizer tu. Jesu. Ngo mwisize? Sanitizer. 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 Vuga sanitizer. Sanitizer. Ahi, Liza turashoje. Abantu badukurikiye batwitega ko tuzaduhorana na Liza ubu ngubu episode ya 2 tugiye kuza kuri episode zigera muri 15 twerekana kuri Liza. Iya 2 niyo iwawe mu rugo. Kerekana ugenda ugahita wimuka. Aba mu nzu icyuma na saro. Arye. Waretse tukagenda nonaha. Nukuri kubeshya waretse tukagenda nonaha. Wowe ni wimuki Kimironko. Wowe barakuzi usanzwe ubeshya. Mwizindiro. Oya. Aho hafi aho ngaho. Ntago ari mwizindiro. Kandi niza nzazana n'umusitari uzwi muturanye ari witwa Zuwena. Nukuri asandaburize. Mu Rwanda ukunda we muhanzi? Mu Rwanda nkunda Nurumva ntabwo bakunda umuntu wa kure kandi ari umusitari wawe uzi nubwo yaba atakwiyoka Yaba atakwiyoka. Melody Mbaye neza. Iyihe se yaririmbye avuga nabi? Amashyari yanyu yarananiye bado ndashaka kuzerekana kubeshya kubi
ko mbeshya aya ni amashyari yawe. njyewe abantu mwandika muri commentaire nimba Isaka manager bado yaberetse bitataye gusa ntakuonesha ukuntu ubeshya. ngo mambo bado wenye gusema baseme. Reka dusoze twaganira 90 gashira ndabeshya twakisoreza sivyo ntago bihagije. Reka iminota 2 tuyikoreshe neza. Iminota 2 tugiye gukoresha ni iminota 2. Liza ninde muntu wakuze muri kano gakino agushika koramo amafaranga ko kuzunguza ikibuno bwa mbere ugaragara ku mbuga nkoranyambaga ndavuga za YouTube? nta n'umwe ko njye nabyinjiyemo mbizi kandi ninjiye nzi ikinzanye. Ninde muntu waguye icyo gitekerezo? nta n'umwe. Hawe njyewe nari mbizi nzi n'uburyo bikorwa njye ninjiye nizanye. ukibijyamo bwa mbere wakora amafaranga ngana menshi cyane arenzeyo nakoreye ikindi gihe cyose. mu byo wakoze byose kuva wamya ubwenge bwo gukora amafaranga niki kintu cyakwinjije kurenza ikindi? icyanyinjiriza ni akazi kanjye bwite kuzunguza ikibuno nyine. niko kazahoraho? kagomba guhoraho. hari umuntu wavuze ngo Liza ngo afite ikanzu n'imbaraga kanzu kaganira ngo k'umuhondo atajya gahoraho akuramo ngo byari feyesi nibyo? ntabwo muzi. Kaka kanzu karekare kari gafite ubuvoro hano k'umuhondo nagahoragamo ngo byari feya ngo itumanye gukomeza gukura abagabo no gukomeza gufata social media cyane abanyamakuru benshi bakoze mo gukora. ntabwo ari social media ni social media Nacyo biterwa n'umuntu aturuka agiye wacu ni mu mutwe. ibintu ndabizi ubu muraje mu bikate. Tutabikata. nta munyamutara uvuga ngo social media. Social media ntabwo ari social ni social media. social media ntabwo ari social media. nuko Liza kangubaza umuntu umwe ambabarire kumuvuga mu byubahiro bye ni boss wanjye namukunda cyane. Umunyamakuru mu Rwanda nutamuvuga ndetse amukubwira ukunda kandi umuvuga ngo nuko ukunda wumva uvuga ati uyu nguyu ni umuntu wanjye ninde? nta n'umwe. No mwakora kuri YouTube wawe? ntawe. Bigimana nako umunyamakuru ukorera mu Rwanda nkunda ntabwo akorera kuri YouTube. akora kuri radio no kuri YouTube? akora kuri radio no kuri televiziyo. televiziyo yitwa Televiziyo y'u Rwanda. yitwa Rutikanga Paul. Umusuza ari hose ubwo Bigimana ntago asanga mu banyamakuru bose wemerana? Bigimana ni mu banyamakuru nkunda ariko ntabwo ari umunyamakuru w'ahantu hose. akora kuri radio agakora no kuri YouTube no kuri televiziyo yagiye akora ku mateleviziyo ajya atandukanye. niwe muntu ugufasha kugira ngo ukomeze ureke kuzima kuko ngo utaza kumugira ngo ari kuzima. ntabwo iyo ntaza kumugira ngo ari kuzima ariko ni inshuti yanjye. niwe muntu yaba mu kazi ke yaba no mu buzima busanzwe ni umuntu wambereye inshuti igihe kirekire kandi twamenyanye mu buzima busanzwe nyuma tuza guhurira mu itangazamakuru ariko kuva tukimenyana mu buzima busanzwe yambereye inshuti nziza. Izi amashuri angahe abanza arayisomye? Icyo ushaka yamenya kugira ngo nyamenye nyine n'abakunzi bacu babyumve nanjye mbyumve. nize amashuri abanza n'ayisumbuye ubundi gukomeza na kaminuza. wakoze cyane kwitabira ikiganiro kuri Kigali 500 Umutako TV. namwe mwakoze kungwaho. nimwongera kungwaho nzabata hirya nanjye. Utahane mu rugo tugiye kureba uburyo munsi y'igitanda babaye. Munsi y'igitanda cy'abantu. Nari gusenya inkuta zanze gusenyuka ndiceka cafara mu Kigali 500 nitwa Isaka manager. Wakoze Liza? Wakoze nawe. Oya ntabwo njyana nawe ko nta kintu muriho. Namani ntuyizime. Tujyana twazanye. Dushimire Deni, dushimire namwe mwese mwarebye kino kiganiro n'abakoze subscribe. Liza bye. Gomana nabari abantu ndabona baje kugukoresha Imana y'u Rwanda bane nawe.